Reka twongere tubasuze tubipfuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Uyu ni umwanya tugiye kongera kugaruka ku makuru avuga kuri uyu munsi w'abari ndetse n'abategarugori. Tuboneyeho kwifuriza umunsi mwiza ndetse wahuriranye n'icyumweru ku itariki ya 8. Ni umunsi mpuzamahanga w'abategarugori, umunsi w'abagore wahariwe abagore. Rero tugiye kugaruka ku butumwa Perezida wa Repubulika yageneye abari ndetse n'abategarugori. Yabifurije umunsi mukuru mwiza. Tuguhaye ikaze rero niba ari ubwa mbere, kandi niba ari ubwa kenshi nawe tuguhaye ikaze. Turakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo nanone ukande subscribe, ukore like, share and comment, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Perezida Paul Kagame yifurije abagore umunsi mwiza wizihizwa buri mwaka tariki ya Werurwe. Ababwira ko uyu munsi n'indi bizihiza uruhare rukomeye abagore bakomeje kugira mu mpinduka n'iterambere ry'igihugu. Ibi ubu nibwo butumwa Perezida wa Repubulika yageneye abagore, ababwira ko uruhare rwabo, uruhare rw'umugore ari inkingi ikomeye mu kubaka igihugu cy'u Rwanda, mu kubaka isi yose muri rusange. Ni ubutumwa rero yabageneye abunyujije ku mbuga nkoranyambaga agira uti: umunsi mpuzamahanga w'abagore mwiza. Uyu munsi no mu yindi minsi yose twizihiza uruhare rukomeye abagore bakomeje kugira mu mpinduka n'iterambere ry'u Rwanda. Yunzemo agira uti: ukwihangana kwanyu, ubuhanga n'ubuyobozi bwanyu bikomeje kwemeza ukuri nyako. Igihugu ntigishobora gutera imbere by'ukuri keretse iyo uburinganire no kutavangura byubahirizwa mu nzego zose z'ubuzima. Kuri uyu munsi kandi Madamu Jeannette Kagame yifatanyije n'abatuye umujyi wa Kigali muri siporo rusange Car Free Day yari yahariwe kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Bivuze ngo ku uyu munsi ya tariki 8 yari show kuri Excellence nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse by'umwihariko na Madamu we Jeannette Kagame. Bose uyu munsi noneho by'umwihariko mu mujyi wa Kigali niho bifatanyije n'abatuye umujyi wa Kigali kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore, ariko babinyujije muri siporo imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, imbere cyane ku buyobozi bw'igihugu cyacu. Abayitabiriye siporo bakoze imyitozo itandukanye irimo kugenda n'amaguru, kwiruka, kunyonga igare n'ibindi. Ni siporo yateguwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango w'Umujyi wa Kigali mu kwizihiza abagore imibereho myiza n'ibyishimo by'umuryango. Uyu munsi ukaba wizihizwaga mu Rwanda ku nshuro ya 51, aho wari ufite insanganyamatsiko igira uti: umugore n'Uw'Agaciro. Yari ifite insanganyamatsiko y'uyu munsi w'abari ndetse n'abategarugori, wari ufite insanganyamatsiko igira uti: umugore n'Uw'Agaciro. Bagore muri ab'agaciro, babyeyi birumvikana, bamwe ni ababyeyi, bamwe bashesha kanguhe, hari ababyeyi batubyaye, hari amajigija, hari abakiri batoya. Abo bose muri ab'agaciro kuko muri inkingi ikomeye nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakomeje kugenda abigarukaho. Muri ab'agaciro, muri ba mwamba mu iterambere ry'igihugu, ahantu hose mu byiciro bitandukanye by'imiyoborere mu gihugu cy'u Rwanda imbere cyane. Kandi koko aho iterambere ry'umugore rigeze mu Rwanda ni muri inkingi ikomeye, biragaragara mu nteko nshinga amategeko, mu nzego z'ubuyobozi, mu mirenge itandukanye, muri za minisiteri zitandukanye. Aho hose umugore aho yageze ibintu bigenda neza, iterambere ririhuta, kandi byagiye bigaragara ko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ni ba mutima w'urugo rero, ni ba nyampinga, muri beza cyane kuko ibyo mukora
bigenda bigaragarira abatuye isi ko muri abantu bakomeye. Erega iyo urebye usanga no muri Bibiliya hari abagore bagiye baba intwari, bagiye bakora ibintu by'indashyikirwa bikomeye. Ngiye kuzabategurira ikiganiro kigaragaza imbaraga umugore aho ari, haba hari imbaraga zidasanzwe, haba hari imbaraga zikomeye zigaragaza aho hantu haboneka, aho umugore ari aho hantu haboneka ubutsinzi. Bivuze ngo icyo umugore yashatse gukora kigerwaho mu buryo bwuzuye kandi vuba, kandi ibyo yashyizeho umutima we birashoboka kandi ibintu bikagenda neza cyane. Niyo mpamvu rero dukwiriye gushyigikira umugore. Reka rero nanone reka tubwire abagabo namwe, nange ndi umugabo, abagabo namwe dukwiriye gushyigikira bashiki bacu, dukwiriye gushyigikira abagore, tukabatera ingabo mu bitugu, tugafatanya nk'uko Excellence Perezida wa Repubulika yabivuze, avuga ko uburinganire nyine, ubwuzuzanye ni ingenzi mu iterambere ry'igihugu. Iyo twuzuzanyije ibintu bigenda neza, ibintu bigira imbaraga zikomeye, kuko ni iby'igiciro ko abantu iyo bafatanyije birumvikana ko nta kibananira. Abantu bafatanyije bagera mu butsinzi, bagira ubutsinzi bukomeye, bagira imbaraga zikomeye zidasanzwe, kuko bafatanyije mu kubaka iterambere. Yaba ari mu rugo, abantu bafatanyije batera imbere, yaba ari mu kazi bakora, abantu bafatanyije batera imbere. No mu gihugu rero niko bimeze, mu nzego zitandukanye z'igihugu. Iyo umugore n'umugabo, igitsina gore n'igitsina gabo, iyo bafatanyije bagera kuri byinshi. Naryo terambere mureba mu gihugu cyacu, nuko iyo hari ibyiciro byombi bitarobanurwa, hatarimo gusubizanya inyuma, gupfobya, ahubwo abantu bakarangwa n'ubwuzuzanye kandi mu bwubahane, ibintu byose birushaho kugenda neza cyane. Rero amakuru yacu yo nakagaruka, turakomeza kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, agenda agaruka kuri za speech zitandukanye zagiye zivugwa nk'uyu munsi. Tuzagenda tubagaragariza ibyaranze uyu munsi w'umugore, uko amasaha agenda ashira, turagenda tubagezaho ayo makuru bitewe n'amakuru agenda aboneka. Rero amakuru yacu yo nakagaruka, niba ari ubwa mbere nk'uko nabigusabye, kanda subscribe, ukore like, share and comment, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Turabakunda. Shalom shalom.